yatangiye kumva Imana noneho nk'imuteye ubwoba kuko nyine yambaye ubusa. Yego. Ariko ikintu gikomeye ndi kumva mwaha nanone ni ukwiyambika. Ibicocero. Ni ibintu byose umuntu agerageza gukora kugira ngo yumve ko byakongera kumuhagarika mu bwiza bw'Imana. Ariko na muvandimwe kuva kuri Adamu yego kugeza n'uyu munsi yego ariko no kuzageza iteka ryose yego n'ubundi kibazo abantu bafite yego nta nubwo bigeze bemera nabura ngo banace bugufi yego bamenye ko banagomye yego bongere binginga Imana bemere ko igiti bakiriyeho ko Imana yababajije ibaza Adamu yego Adamu arahakara ashinja icyaha ko ari umugore wakimuzanye yego abwiye umudamu yemeye ko akoze amakosa avuga ko ari inzoka yamushutse birangira icyaha ashatse kugishinja Imana n'ubundi wariba umunyabinyoma. Ariko iyo baza kuza kwemera bakemera ko koko bakoze amakosa cya giti bakiriyeho bambaye ubusa bakinginga Imana ngo nibambike Imana nk'umubyeyi yakubikora. Ako nibigeze bemera ko bambaye ubusa ngo bace bugufi binginga Imana yongera ibambike. Ariko aho hantu turaza no kuhareba kuko ukomeje gusoma n'ubundi mw'iki gice ukomeje hepfo ubona ko Imana y'ubwayo yashatse uburyo bwo kwambika Adamu na Eva batabigizemo uruhare badaciye bugufi batazanye ngo ibambike oya iyo bigizemo uruhare bareba irabitegereza ihitamo kubambika. Yego Imana ni nyarukundo. Ariko ubwo ntabwo twabura gusobanurira abantu ibi bicocero umuntu yiyambika ni ibihe kuko iyi ni imvugo izimije. Yego sibyo ni imvugo izimije. Haraho Petero yavuze ngo nta buhanuzi busobanurwa nk'uko umuntu abyishakiye. Ubucocero umuvandimwe umuntu yambika ni ibikorwa byose umuntu akora ngo arebe ko Imana yamunezererwa akazabana nayo. Udukurikiye yego tegira ngo urebe nimba utambaye ubucocero. Yego ubucocero ni ibintu byose wakora harimo gukiranuka yego kwirinda ibyaha tukivugeho yego twemeze yego harimo amasengesho harimo gutanga ibya 10 gutanga imisanzu abari kujya muri korari abandi mbese kujya mu mazi harabagemura kwa muganga harabakora ibikorwa byo gufasha abantu muri za gereza. Ibyo bintu byose bakabikora bagira ngo barebe ko Imana yabishingiraho ikabemera ko ari abantu beza ngo bazabane nayo. Nimba bambaye ibyo bintu ni ibicocero nawe n'umwanda. Hari n'abavuga bati twebwe twambara imyenda tukikwiza mbese tukageza hasi yego tugashyiramo ibitambaro yego mbese usanga buri muntu wese mbese mpita numva ko inzu z'ubudozi zabaye nyinshi mbese usanga abantu barahimbye uburyo bwo kwidodera ibicocero ariko by'amasitiri agiye atandukanye kandi buri wese abwira ko ari we wambara neza ndetse bakavuga ati wowe uzazi iwacu tukwambike. Habonetse n'amazu rega menshi n'imishinga myinshi kuko nagwa nk'urugero dufite amadini menshi arenga bize kubara basanga arenga 300 nayo mazu y'ubudozi noze mvuga. Yego ayo mazu y'ubudozi nyine nayo batugeze amadini banasengeramo kuko usanga buri dini abanyamadini mwihangane tuma tuganira tuganira mu kuri kwa Bibiliya kuko bakoze kujya gute usanga buri dini ryose rifite uburyo kiritwara abantu baryo kandi niba ryubahiriza izabageza mu ijuru. Nyine buri dini riba rifite modeli yo kudoda kandi usari kuva ngo ririya ntubona ririya ntabwo rikijijwe ririya ntirijya mu ijuru ntuzarigemo usanga ari ku bintu ariko ibintu byubakitse. Nibyo uzazi iwacu twe dusenga ku isabato. Ikibabaje rero nuko abantu ba muri ubwo buzima ariko umuntu akajyamo ari umwana muri zo z'ubudozi bakutanga amadini bakamwambika ndetse akanageza gutunganya iby'idini rimusaba sibyo umuntu agasenga koko idini musaba gusenga akiza ubusa arimo sakwiza ubusa agatanga amaturo akaboneka ishuro ryose mbese gahunda z'idini akabyubahiriza ariko umuntu akatangira ari umwana akagira imyaka 70-80-90 nukuri atari yambara binyuze Imana buryo ni agiye kugenda agiye kuva kuri iyi si ahamagara abo yakwita ko yakwatura ibyaha byiwe n'ubundi abatari abayumva cyambaye ubusa bikanangira ariko n'ubundi umuntu arimbutsa abuze ijoro. Nibyo uzi ko hari n'umuntu uri mu idini
rikagira modeli rimuhereza zo kwambara cyangwa se rikagira nyine imico rimutoza yitwa gukiranukira Imana, we akajya anarenzaho n'ibye. Yego. Yego. Kavuga ati mvuye gusenga, amateraniro yo mu migezi narayateranye, ayo ku cyumweru narayateranye, natanze icya 10, natanze amaturo, imisanzu yakoranye narayitanze, mbese ndagerageje kubereza gahunda z'idini, ariko ngomba no kongeraho kujya no mu butayu. Yego. Sibyo se? Yego. Burya nta dini rigira ubutayu. Ntaryo. Yego. Izo za kizabonwa abantu bajyamo, izo za murya, izo ngo sinzi ngo mu bujurire, sinzi ngo muri sesimanza, sinzi ngo hehe, aho hose n'ahantu abantu bajya kwiyambikira nanone. Sabaka ngo tabare. Byinshi abantu begereraho. Bati hari n'icyumba cy'amasengesho kibamwe umuntu noneho w'Imana, ugerayo wigererayo ukubwira ibyawe byose, mbese aho hose abantu bagashakiramo imyambaro, ariko igahinduka ubucocero. Yesaya 34:5. Yego. Turasome harambura. Yego. Yesaya 34 waho wa 5. Yego. Mukomeza mudukurikire cyane. Yesaya 64 wa 5. Yego. Reka mbasome. Yego. Haranditse ngo kuko twese twahindutse abanduye. Yego. Twese. Yego. Ariko ubwo aho twanduriye ni hariya tumaze kuvuga. Yego. Ngo kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Uretse gusobanura umurongo ndurarangira. Twese turaba nk'ibibabi. urumva bya bintu umuntu yabye ku buryo biraba vuba, ngo twese turaba nk'ibibabi kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Mudukurikiye, yego, bantu umenye ngo abantu bose bahindutse abandi. Ije muri bivuze ngo twese yarivuze abantu. Yego. Nababayeho? Aha. Cyo rivuze. Twese. Yego. Imbumbe muntu yose. Abantu bose bahindutse abanduye. Nibyo. Ni none bya bindi bagejeje kwiyambika. Aha. Kitwa ko bakiranutse bashoboye. Aha. Nabyo ni n'ubushwambagara. Buriho n'ibizinga. Ni imyenda itabaguritse ariko inanduye. Yego. Inateyeho amazizi. Twese turaba nk'ibibabi. Kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Umuyaga utwara ikintu aho kidashaka, aho umuyaga ugitwara aho gishaka. Sibyo? Ese wamenye aho wanduriye? Ikibazo tubabwira abavandimwe mudukurikiye. Niyo mpamvu umenya ahantu mwanduriye. Yego. Sibyo? Yego. Nta handi mwanduriye, twanduriye muri Adamu. Niho twanduriye. Yego. Nibiki ko ubundi umuntu abantu bajya banibeshya mu bavandimwe. Yego. Bakabeshya ko umuntu ari Theoneste yubareba. Ko nabwo ko nitwa Theoneste Mutsindashyaka. Ntabwo rero umuntu ari umureba Theoneste. Uyu uvuga ahubwo niwe muntu. Okay. Uyu muntu uvuga niwe muntu. Naho igihe kimwe uyu muntu uvuga azagenda. Yego. Ariko uyu mureba anahari. Bise Theoneste Mutsindashyaka n'uyu mubiri bise. Uyu mureba azasigara hano. Yego. Ariko nasigara ahangaha ntazabavuga, ntazababuja. Yego. Ahubwo azatangira kuba no kunuka, bava no mwanda bajye kujugunya aho ngaho. Yego. Nasize imodoka paritse imodoka ahantu. Yego. Ariko imodoka ntasubiye aho nayiparitse. Yego. Yahaguma. Yazahaborera. Yabura neza bikarangira, bikazarangira. Biye ngo rero ntabwo Theoneste ari imodoka ari nta imodoka irukwa na Theoneste arukwaye. Ariko imodoka ijya agaciro Theoneste yicayemo. Okay. None rero n'umuntu agira agaciro, iyi ni inzu. Ni ubuturo bw'umuntu umuntu atuyemo. Okay. Kugira ngo abashe gukorera ahangaha. Yego. Mbese ni igikoresho umuntu yifashisha agenda, avuga, akora. Mbese ni igikoresho nk'uko imodoka tuyifashe tugeze aho tugomba kugera. Kinamutandukanye n'abandi. Kuko imodoka zitandukanye rero no mu musanzwe imodoka zatandukanye. Niko n'abantu batandukanye. Sibyo? Noneho rero umuntu rero wanduye ntabwo ari uyu mureba. Okay. Ahubwo n'uyu muntu w'imbere. Okay. Uyu muri imbere rero ni ikiremwa cy'umwuka. Imana irema rero Adamu. Yego.
yabumbabumbye n'ubundi yafashe igitaka irabumbabumba ibumbabumbamo nyine inzu ishaka gutuzamo umuntu nyine. Irangije rero ifata umuntu nyine izina ari wo mwuka imuhumekera muri Adamu, ariko yamuhumekeyemo abantu bose nibyo kuko Imana irema rimwe kabiri birangiye ntabwo ihoriremo. Imana imuhumekeramo umwuka wayo ni no umuntu ajya baya muzima. Niyo mwuka rero abantu bose bashyize muri wowe gendo byare abo bantu kize muri wowe wororoke uzurise. Nino rero bwo yarishyize imyuka yashyize abantu bose bazaba kwisi ibashyize muri Adamu. Yego Adamu rero noneho udukurikiye amaje kumvira Satani yemeye kujya ku cya giti kimenyesha icyiza n'ikibi, Adamu aba aranduye. Ariko nawe uko wari uri muri we uri umwuka wandurira muri we. Ubwo ni roho z'abantu zaremewe rimwe ariko zinandurira rimwe. Okay. Yego nibyo. Ugakurikiye iki rero uko za roho zigenda zisohoka zimwe zasohoka ariko zamaje kwandura. Yego zije gushaka inzu zituramo. Sibyo? Niyo mpamvu waciye muri mama wawe ugiye uri mwikera uri roho Imana kuri mekera, ariko uca muri mama wawe ugiye gushaka inzu yo guturamo. Yego noneho rero inzu urayibona uravuka, ariko uvuka roho yanduye. Okay. Noneho rero ikikora ko wanduye nyine nuko nawe wizi ko utabasha gukora iby'Imana ishaka. Okay. Noneho kutabasha gutunganira Imana yego mu by'ukuri ni ingaruka yego z'ubwo buzima bwanduye umuntu akomora kuri umubyeyi wacu Adamu, kumukurambere wacu. Bitumye njya kureba Zaburi ya 51 umurongo wa 7. Umve kuntu havuga ngo dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Ubwo dukurikiye rero menya ngo waremanywe gukiranirwa. Yego mu byaha niho mama wawe yakubyariye. Yego reka ngwize kuri dukurikiye umuntu avukana buwate ukuye ngo cyo kumvikana cyangwa se ariko irimo buwate irimo ibintu bibiri. Yego irimo gukora neza no gukora nabi. Ni mavukana. Niyo mpamvu nta muntu uzabona ukora neza gusa ngo bikunde, ariko nta n'umuntu uzabona ukora nabi gusa ngo bikunde, kuko umuntu yanduye gukora neza yanda gukora nabi. Ariko ibyo bintu byose ni ibyaha kubera ko biva ku giti kimwe. Abakugishije barakubeshye ubwo yuko gukora nabi gusa ari byo byaha, gukora neza atari ibyaha. Ariko gukora neza no gukora nabi ugerageza kwirinda ngo ujye mu gihande kimwe cyo gukora neza gusa urebe ko Imana yakwemera, ariko ntibyakunda. Yego kuko n'ubundi muri wowe ikikugize ni ukora neza no gukora nabi. Nyine tugarutse kuri cya giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Urumva ko umuntu hereye ku giti gituma amenya gukora ibyiza no gukora ibibi. Ubwo ibyiza umuntu akora n'ibibi umuntu akora byose birahwanye. Niyo mpamvu hariya muri Yesaya tumaze gusoma bavuze ngo nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara buriho ibizinga. Rika ijambo ry'Imana mu Roma ibice 3 umurongo wa kangahe uranyibutsa? Yego havuga ko nta ukora ibyiza guhera nko ku murongo wa 9 Abaroma ibice 3 duhereye nko ku murongo wa 9 Imana bivuze ko nta ukiranuka n'umwe, nta ukora ibyiza n'umwe. Yego reka tuhasome. Nyamara ubwo abantu bazi ko bakora ibyiza. Uri ku murongo wa 9 haravuga ngo nuko tuvuga iki? Ni Paulo wanditse uru rwandiko. Mbese turabaruta? Oya da, habe na gato. Kuko tumaze guhamya abayuda n'abagiriki yuko bose batwarwa n'ibyaha. Abayuda ndetse ni nko kuvuga ngo Abisirayeli bitwaga ubwoko bw'Imana, ariko n'abanyamahanga. Ngarutse mu munsi wa none reka n'abanyamadini n'abandi bakwitwa nk'abimana bari mu nsengero bakora byose nabo hanze bita abapagani. Paulo rero aravuze ngo abo tumaze kubahamya yuko bose batwarwa n'ibyaha, baba abayuda n'abagiriki, ariko se ngo twebwe turabaruta? Hoya da.
nk'uko byanditswe ngo ntawe ukiranuka n'umwe, umurongo wa 10 ni ukuvuga ntawe umenya, ntawe ushaka Imana. Wumve, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari. Uwo ni umurongo wa 12. Ntawe ukora ibyiza n'umwe, umuhogo wabo ni imva irangaye, bariganishije indimi zabo, ubusabwe bw'inshira buri mu minwa yabo. Uko niko Imana ibona umuntu dukurikiye. Imana yamenye ko ntawe ukiranuka n'umwe. Ariko nahise yabivuze. Kuko twaherutse abanduye n'ibyo twakiranutse byose nabyo n'umwanda nyine. N'ubushwambagara buriho n'ibizima. Bibiliya y'Abayehova ibisobanura neza. Iravuga ngo gutungana k'umwana w'umuntu kumeze nk'umwe nanduriwe n'imihango y'abagore. Ibyo ni ibintu bibi cyane. Utakwifuza ko ari n'umuntu wabasha kubibona. Sibyo? Noneho rero ntawe ukiranuka n'umwe n'umwe. Ntawe ukora ibyiza n'umwe. Bazimye dukurikiye rero. Ibyiza ukora rero ku Mana ni bibi. Nibyo cyane. Ibyo uvuga ngo wakiranutse rero ku Mana ntabwo ari gukiranuka. Ariko ibyo nibyo idini heraho yemeza umuntu ko ari umukirisitu mwiza. Ibyo ndangagira ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo gikomera cyane. Iyo Imana ivuze ko ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe ukora ibyiza n'umwe, ukabwira abantu ngo ni mukiranuke, mukora ibyiza, Imana izabemera. Urumva utabaye, umvishe? Nimba atakisi niba iki? Umvishe? Urumva utarwanyije Imana? None se nyine ubutandukanye na shitani nyine. Kuko Imana yabwiye Adamu na Eva ngo twasomye ngo ntimukarye ku iki giti, nimukiryeho no gupfa muzapfa. Shitani aciye inyuma, nimukirye ntacyo muzaba, muzamera nk'Imana. Imana yavuze ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Imana yabivuze. Nawe urahindukira gute rero mukiranuke, mukora ibyiza, muzajya mu ijuru. Uraza gutandukanyiriza he izo ndimi ebyiri? Ziratandukanye. Uko shitani yavuze kera n'ubu ni uko ivuga, rigwirimo iravuga. Ariko wenda dusohoza kubera ko nanone muvandimwe ibyo kuvuga ku iki kintu ni byinshi, ntabwo twabivuga byose, si byose. Ariko ndibwira ko umuntu wadukurikiye kuva twatangira yamaze kumva ikibazo cyavukiye, ndetse akanumva uburyo we nta bushobozi afite bwo kugikemura, si byo? Riga muvandimwe, umuntu wagize ibyago byo kuvukana virusi itera sida, ariko ayikuye ku babyeyi biwe, nta ruhare yabigize. Uvuza kandi kantu gakomeye. Ko hari abantu barwara sida ariko bagize mu ariko nabo nta ruhare babigizemo. Riga buriya ko afite umuntu wayizanye umwe agenda yanduza abandi bantu, yanduza abandi bantu bandi, nta n'ubu byifuza, nta n'ubigambiriye. Noneho rero reka tuvuge ku mwana w'umukobwa ufite ubwandu bwa sida, barahari benshi twaje duhatandukanye, ariko bukura ku babyeyi biwe, nta ruhare yabigizemo. Umwana ntazi gusambana icyo ari cyo, ntazi umugabo icyo ari cyo, ariko afite ubwo bwandu. Nta kintu azakora rero ngo yibuze ibyuririzi cyangwa se ingaruka z'iyo virusi. Ubwo arahama hamwe rero ahangaye n'ibyuririzi, nta kindi kintu yakora kindi, yakwikiza iyo virusi. Ukuri nako umuntu yanduriye muri Adamu yandura virusi y'icyaha, nta kintu umuntu yakora ngo yikize iyo virusi, ahubwo ahangana n'ibyuririzi. None se ubwo utumye nyine hari ukuntu yava ngo ukoze hasi unyibutse ibuye nyine, noneho nk'umuntu washinyagurira uwo muntu, akamubwira ati rero dore ingamba zizagufasha kwirinda virusi ya sida, kandi yaragize ute? Yamaje kuyandura, yarayivukanye. Izo ngamba aricyo zamumarira? Ntacyo zamumarira. N'umuntu rero arimo aririnda icyaha, kandi ari we cyaha. Ahubwo nabwira umuntu kwirinda virusi ntibyashoboka, ahubwo irinde, hangana, shaka imiti, shaka byose, uhangane n'ibyuririzi byayo n'ingaruka zayo. Ariko waza gutwara abarwayi, abafite ubwo bwandu, nubwo waba wirinze ibyuririzi, nawe ntiyagusiga. Ntabwo yagusiga. Siko bimeze. None rero tureba Imana nk'itareba ibigaragara inyuma, ahubwo ireba hehe? Mu mitima. Muri make Imana yo yita umuntu umunyabyaha ntishingira ku bimenyetso bigaragara he
inyuma, ahubwo ireba muri ya kamere y'icyaha umuntu akomora kuri nde, ikamwita umunyabyaha, kandi bihagije ko agomba kujya mu muriro kubera uko kuntu ameze. Sibyo? Tukiri aho rero biragaragara ko umuntu yavutse ari umunyabyaha atabigizemo uruhare, abikomoye kuri Adamu, kandi ko n'ibyo akiranukamo byose ari ubushwambagara bwuzuye ibizinga, ko bitabasha kumuhagarika imbere y'Imana. Ni nayo mpamvu aho yageragereje nta na rimwe yigeze yumva atunganye ku buryo byamuhesha kujya mu ijuru. Ni mpamvu umutunguruka amaze se uri umukiranutsi, ahubwo ati nta mukiranutsi ubaho, rwose byarananiye. Ariko iyo byarananiye n'uwamwongera imyaka 5,000 yazahora avuga ko byagize ute, byamunaniye. Siko bimeze. Ubwo nta nzira rero inyura mu mirimo y'umuntu, mu gucyanuka k'umuntu yamuhesha gutunganira Imana. Ntayihari. Numva rero twasorezaho, ahubwo ubutaha tukazereka abantu noneho inzira yaciwe n'Imana. Kuko badukurikiye ahangaha dushaje ahangaha, ijuru ryo rirahari. Ijuru rirahari kandi zama bakiranutse 100%, umukiranutsi 100%, nk'uko Imana ikiranuka. Rero tubarara iki kiganiro kizakurikira iki ngiki, sibyo? Cyabura ko umuntu wavutse ameze uko nguko utabasha gutunganira Imana, utabasha gukora ibyiza n'ibyo akoze ku Mana bikaba ari umwanda, uko umuntu Imana yagennye ahinduka umukiranutsi. Nk'uko hariya mu ngobyi ya Edeni umuntu amaze gucumura, ntitwahasomye hepfo, ariko Imana igaragaza ko niyo yashatse uruhu. Uruhu ntirwaboneka, nta tungo ryapfuye, birumvikana. Yashatse uruhu, hanyuma aba ariyo yambika babana. Sibyo? Bajya bambara rero. Byashushanyaga rero ko n'ubundi wa muntu wiyambitse ibicocero agatagangara, Imana ariyo yonyine imufitiye umwambaro yamwambika, ikamukwiza, akabasha no guhagarara imbere y'Imana nta soni, nta kizinga, nta munkanyari, yera, atunganiye Imana. Dushimiye rero inshuti zacu, sibyo? Twabashimira gufata iminota nk'iyi bakurikira ikiganiro cyacu, ariko kimwe n'ibindi biganiro byacu bajya bakurikira. Turabashimiye kubera ko hanze aha hari ibindi bintu abantu bakunze, hari ibindi bintu abantu bakurikira ku mbuga nkoranyambaga, ariko umuntu ufata uyu mwanya agakurikira ibiganiro by'ubutumwa bwiza ntawabura kumushimira. Ariko tunasaba wowe dukurikiye, nyabone gusangiza ibiganiro byacu izindi nshuti zawe, kubera ko aha niho hari ipfundo ryo gukira. Ibyo umuntu yaburiye ahandi hose yabasha kubibona biciye mu nzira y'ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Ariko tunabagura ko dufite ibitabo byitwa NTIRIKORERWA. Sibyo? Tubitangira ubuntu. Wabaha nimero zawe kugira ngo ugikina guhamagare nayo abahizange. Nibyo. Kubera ko twaherewe ubuntu nyine. Tumutangira ubundi. Ni 0784 42 57. Izange ni 0782 49 77 82. Nibyo. Wanashifata telefoni yawe ugashyiramo ngo ijuru ntirikorerwa. Ugakurikira ibiganiro byacu. Aho ni kuri YouTube, ariko unatwandikiye ku izo nimero cyangwa ukaduhamagara, twagushyira kuri groupe ya WhatsApp ijuru ntirikorerwa, kugira ngo tubane mu biganiro bya buri munsi. Imana ishimwe. Amen. Amen.